mbere nongeye gushimira abanyacyubahiro bose bafashe umwanya wanyu mukaza gushyigikira aba bana kuko uyu munsi ni umunsi wabo kuri twe muri ab'agaciro ni amashyi. Murabizi iri rushanwa icyo rivuga, abasiporutifu twishyize hamwe, harimo amarerero menshi. Dushaka gukora iki gikorwa giteza abantu imbere, dushyigikira nyakubahwa perezida wa repubulika, inkunga atanga muri siporo. Murabizi ibyakora ni byinshi cyane, turasigasira ibyagezweho tubibyaza n'umusaruro. Ngira bamwe murabizi hari akademi za Bayern Munich, hari za Arsenal, Paris Saint-Germain. Turagira ngo igihe twihaye dushyiremo ingufu ku buryo aba bana bicaye hano nibura mu myaka 5 izaza, ku buryo dushobora kubonamo abana 3 bashobora gukina muri izo kipe, kandi birashoboka byose mu mupira. Kuri ubwo rero nabanasabaga kugira ngo dutangize iri rushanwa ryo gushyigikira nyakubahwa perezida wa repubulika kubera imiyoborere myiza n'inkunga atanga muri siporo, tumutera inkunga no mu matora azaza, kuko urebye niwe musingi w'amajyambere. Aba rero nongeye kubashimira bikuye ku mutima ubwitange bwanyu kuri twe muri ab'agaciro. Murakoze. Hano iki gikorwa ni cyiza cyane, kinejeje, ariko nanone gikeneye ubushobozi bw'amafaranga kugira ngo kizakomeze cyaguke, aba bana bazakomeze no kubindi migabane bakina mu makipe akomeye. Na Banki ya Kigali rero twanezerewe kuba turi hano kugira ngo dufatanye cyane cyane n'ababyeyi kugira ngo twubake ubushobozi bw'aba bana, uko bakura bafite ubushobozi bubasha kubahereza ibyo bashobora kuba bakenera muri iyi gahunda yatangiye. Rero muri gahunda ya Banki ya Kigali harimo gahunda ya Nanjye Nibeka. Gahunda ya Nanjye Nibeka niho dusanga cyane cyane iki gikorwa cyatangijwe uyu munsi, cyo tugomba gufasha aba bana gukura bafite ubushobozi bubageza kuri banki ndetse n'ubushobozi bw'amafaranga. Aho rero ntabwo bishoboka ababyeyi batabigizemo uruhare. Niyo mpamvu na Banki ya Kigali yabitekerejeho, kuko iki gikorwa murabona ko ari Kigali, kirasaba gukomeza gufashwa no gutera inkunga mu buryo butandukanye. Niyo mpamvu Banki ya Kigali yavuze ati umunsi reka tubane nabo, mwabonye ko n'abana nabo ari Nanjye Nibeka, kuva mu buto bwabo kujya mu bukuru bwabo. Ikigamijwe ni uko twubaka ubushobozi bw'aba bana, tukabafungura amakonti yunguka. Turayafite n'umubyeyi ufite irangamuntu, aba basore bari hano n'inkumi barabafasha, babahereza izo konti, babere uko zunguka, kugira ngo aba bana binyuze muri akademi batangije uyu munsi bazazamuka n'ubushobozi bw'amafaranga muzababona ejo bari mu yandi masitadiyamu mbese nayo hanze. amaye umwanya wo kugira icyo kuvuga nk'uhagarariye
umuryango w'abahoze bakina ikipe y'igihugu Amavubi, benshi mwabonye hano mu kibuga bafatanya n'abatoza basanzwe batoza aba bana baberekera uko nabo ejo bazavamo abakinnyi bakinira ikipe y'igihugu. Ibi rero mu by'ukuri ni ibintu bijyanye n'inshingano twihaye dutangiza uyu muryango wacu, kuko kuba waraje gukina umupira ku rwego rw'igihugu wawusoza ntibongere kuwugaragaramo, abana bawiga ntimugire aho bongera guhurira, burya hari ibintu mudakoze uko bigomba gukorwa. Niyo mpamvu rero twishyize hamwe kugira ngo tubashe kurushaho gutanga umusanzu. Niyo mpamvu mwatubonye hano uyu munsi. Ndashimira by'umwihariko abantu bishyize hamwe kugira ngo bategure iki gikorwa. Ibikorwa nk'ibi ngibi ni ibikorwa dukeneye, ni ikintu kigomba gushyigikirwa kugira ngo turusheho kumotiva abana, turusheho kubamentoringa, ejo nabo bazavamo abakinnyi beza. Nagira ngo rero dusoze nitangira ubutumwa ku nzego zishinzwe iterambere ry'umupira w'amaguru mu gihugu cyacu, ni ukuvuga federasiyo y'umupira w'amaguru Ferwafa ndetse na minisiteri ya siporo, kurushaho kwegera ibikorwa nk'ibi ngibi by'abantu baba bagize ubushake bwo gutanga umusanzu. Narebye mu bantu bari hano numva nta muntu nigeze mbonamo muri izo nzego. Niba hari uhari nabonye abimbabariremo, ariko nagira ngo ubutaha igikorwa nk'iki ngiki nikibaho, abo bayobozi bacu bajye bagerageza kukibonekamo, nibwo tuzabasha kubakira hamwe, nibwo tuzabasha kugira ibintu bitanga umusanzu ufatika. nta kidashoboka iyo umwana akweretse ko yifuza gukina umukino runaka. Icyo wakora nk'umubyeyi uramushyigikira mu buryo bushoboka bwose. So dukomeze tubashyigikira abana, izi ndoto zabo bazazishyire mu bikorwa. Nashimaga nanone nshimira abantu twafatanyije gutegura iki gikorwa, babavuze harimo abagenti bakina umupira hano no hanze, harimo inzego z'umupira nazo twegereye zadufashije, hari amarerero, amakademi atandukanye twakoranye, hari batoza b'abana twateguranye iki gikorwa, n'abandi benshi b'abatekinisiye basanzwe bari muri football. Turabashimira cyane kandi tubasaba gukomeza. Ferwafa na minisiteri ishinzwe siporo babagejejeho iyi gahunda y'uko tugiye gushyiraho tournoi izajya ihuza aba bana kugira ngo dukomeze tubateze imbere. Iyi tournoi izajya itangirira aho amakademi ari mu ntara, hanyuma finale bazikinire hano, ku buryo aba mbere bazajya bahembwa
bashobore no kujya gukina mu mahanga aho tuzajya tubashakira imikino ya gishuti. Sibyo bana? Sibyo? Mwitegure rero amarushanwa ubu yatangiye. Abo mu majyepfo bazahatanira hariya, abo mu majyaruguru bahatanira mu majyaruguru, abo mu mijyi igende gutyo. Noneho abambere bazajya baza gukinira finale hano, abazaba batwaye igikombe bahembwe bazajya banajya gukina izindi kompetisiyo hanze. Murakoze. nk'uko insanganyamatsiko ivuga no gushima. Turashima umuyobozi wacu, mwabonye imipira abana bakinaga, uwayiduhaye watanze iyo mipira yanditseho Paul Kagame, biravuga byinshi. n'ubu igihe kitari cyagera, ariko nawe murabyumva. Aba rero mbashimira cyane, mbashimira n'abasaba kugira ngo ntimuzatezuke cyangwa se ntimuzarambirwe uherekeza abana ku bibuga. Abarigende barahari, mwabonye igikorwa gikomeye nashatse kugira ngo nze kubashimira nyuma ya bose. Abarigende binjiye mu kibuga baganiriza abana, barabatoza kandi bakabikora n'abafite umutima bivuye ku mutima wabo. Ni ukuvuga ngo bashaka kugira ngo bafashe kubona umwana aganirizwa, abacani, abagatete, bayeri, ni byiza.
urwo rukundo barugaragaje. Ndabashimiye tubanze tubaha amashyi menshi cyane. Ndabasaba kujya mu iki gikorwa nubwo ari icyanyu cyongeremo izindi mbaraga. Nimurebe ngo za ferwafa za minisiteri n'ubundi ntabari hano ariko rwego rurahari, ababigira uruhande bajya kubibeshya. Mwazindutse muraza muri hamwe n'abana, buri muntu wese arabireba. Ntabwo mwaje gusaba mwifotoje, ariko mwinjiye mu kibuga ndetse n'abandi bana basanze aha ngaha. Ni agaciro gakomeye, natwe tubaha agaciro, ariko ntawabimeza kure. Mwabikoze mwikorera. Ndabasaba kugira ngo iyo gahunda uko mwabikoze uyu munsi mubikomeze n'abandi batabonetse nizeye ko n'ababyumva mutabaza.